murakoze nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite. ndagira ngo nshimire abadepite basabye ijambo, batanze ibitekerezo byinshi kurusha ibibazo. Bikaba byumvikana ko iki kibazo cyumvikana mu nteko ishinga amategeko kandi tugihuriyeho ku birebana n'imyumvire ndetse no gufatanya kuba twagira umusanzu wo kugikemura. ngira ngo ndabivuga muri rusange kuko nyakubahwa abadepite bose bavuze bagiye bavuga ibintu byenda kumera kimwe. ndagenda navuga wenda izina umwe rimwe na rimwe, ariko ubundi ibitekerezo byatanzwe babihuriyeho ari benshi. Imikoranire ya FDLR na FRDC ntabwo ari ibintu by'ibanga, kuko no mu minsi ishize bamaze gushyira umukono kuri ririya tangazo rya Rwanda nababwiye ryo kuwa 23 Ugushyingo 2022, aho kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bajye kwitegura gushyira mu bikorwa ibiteganyijwe n'ayo masezerano, ahubwo bongereye imbaraga mu mikoranire no kwegeranya imitwe yitwaje intwaro bakorana, harimo ku isonga FDLR. Ibyo ni ibintu tuzi, ariko ibyo muvuga bitangaza byinshi nuko hari n'umudepite wabajije ngo UN ibaheye. UN iri muri Kongo cyane mu bwinshi hari ingabo zigeze ku 20. Ibi mikoranire ya za FDLR na FRDC n'indi mitwe yitwaje intwaro hariya ntabwo ari ibanga, barabizi naho bibera n'amatariki n'abari bazirimo izo nama barabizi, ariko ngira ngo babifashe ko ari ibintu bisanzwe. Ubanza icyo bashinzwe ari ukwandika gusaba kohereza amaraporo, ariko kugira icyo babikoraho barabyibagiwe. Kandi mu byabajyanye hariya, manda yabo hariya ni ukurwanya imitwe yitwaje intwaro. Birimo nababwiye Force Intervention Brigade yatsinze M23 mu mwaka wa 2013. Ubu hashize imyaka 10 kuva M23 yatsindwa. Icyo gihe nta nubwo twongeye kumva bavuga ko hari undi mutwe witwaje intwaro bagiye guhangana nawo, kandi muri iyo mitwe yitwaje intwaro ku isonga harimo FDLR. Imyaka 10 yose biriya rero birazwi, ndetse n'aya magambo y'urwango yavuzwe n'abayobozi kuri imiryango itari ya leta n'abaturage ku giti cyabo, byose birahari. Niba tubibona nabo barabibona, ahubwo babikoresha iki? Ahangaha nagira ngo mbonereho mvuge ku byavuzwe na Honorable Mukabarisa kuri itangazo ry'uriya mujyanama wa UN mu birebana no gukumira jenoside. Iriya tangazo wavuze ryo kuwa 24 Mutarama 2023 ryavuze ku bwicanyi bukorerwa abahema ryari rya kabiri. Irya mbere ryasohotse ku itariki ya 30 Ugushyingo 2022 ryavugaga rwose biriya bibazo by'ubwicanyi bisa na jenoside ikorerwa abatutsi b'abanyekongo. Ntabwo rero ririya ryari rya mbere. Niba hari icyo twavuga UN ishobora kubikora, uriya mujyanama ushinzwe gukumira jenoside we afite icyo akora, kuko amaze gusohora amatangazo kabiri kandi avuga ibibazo biriho, kandi abivuga atabica ku ruhande. Ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo ko akora raporo akaba afite ibyo byose, abo abigenera izo raporo bazikoresha iki? Ariko niba hari igikorwa na UN, nibura ibyo ngibyo twavuga ko bikorwa, kandi bura ntaho bijya
niba bidakoreshwa uyu munsi amaherezo bizanakoreshwa. Ni kimwe mu byo twari dukwiye kuba dukurikirana tuvuga ngo ibi ngibi uko byandikwa izi raporo zigasohoka hanyuma bigenda bite. Ibyo ni kimwe dushobora kureba uburyo twakurikirana. Umuryango mpuzamahanga ntacyo avuga ku bwicanyi, ntabibabwiye. Nibyo nahereyeho mbabwira, ni ibintu bitangaje. Ubu twicaye aha ngaha, ejo muzajya kumva mwumve hasohotse itangazo rivuga iby'iriya ndege yavogereye ikirere cy'u Rwanda ikaraswa. Muzumva byabaye ikibazo, hari inteko yateranye igafata umwanzuro. Ibyo bintu iyo habaye ikintu nk'akiriya, ni ukuvuga ko ibindi byose baba ntabyo babona cyangwa se babona ari ibintu bisanzwe byemewe. Aha ngaha niho rero inteko ntekereza ko ifatanyije n'izindi nzego z'igihugu, niba abandi barebera twe ntidukwiye kurebera, kandi kutarebera kwa mbere ni no kuvuga. Niyo mpamvu twicaye aha ngaha tukaba tubiganira. Inteko rero yagira uruhare mu nshingano zayo, mu bubasha bwayo butandukanye, kugira ikivuga kuri ubu bwicanyi. Natwe ntabwo twaba abantu tubireba nk'amakuru gusa ngo twicecekere. U Rwanda rukora byinshi kuko mu gutabariza bariya abantu batotezwa, bicwa. Ngira ngo niba hari igihugu gifite icyo kivuga kuri kiriya kibazo, ngira ngo u Rwanda ni urwa mbere, niba atari rwo rwonyine. Ibyo kwirukana ambasaderi wacu tuzabikoraho iki? Igihugu iyo gishatse ko mutabana wabikoraho iki se? Ubwo umunsi hagizeho igihe guverinoma yaba iriho cyangwa se indi zaza izumva ko ikwiye kubana n'abaturanyi, twebwe turiteguye, tuzabana. Ariko ubundi n'ibihugu bibana bishingiye ku myumvire no kuri principles na values bigenderaho. Ubundi niba igihugu cyiyemeje kujya muri ibikorwa nka biriya byo gutoteza abaturage bamwe na bamwe, kubaheza no kubica n'ibindi, ubundi ntabwo twafashe icyemezo cyo gukuraho ambasaderi, ariko ubundi byakabaye byiza tubanye nabo, n'iyo mico yarahindutse, dufite imyumvire imwe, tureba mu cyerekezo kimwe. Naho ubundi haramwirukanye, ariko ntabwo tuzamusubizeyo ku gahato. Ubwo igihe nikigera ibintu bigacayuka, umubano ugasubirana. Ubwo ni bimwe mu byashinzwe na African Union. Yashinze President wa Angola, President Lourenço, gukurikirana iki kibazo kijyanye n'umubano hagati y'u Rwanda na DRC. Niyo mpamvu na ziriya nama za Rwanda zagiye ziba. Ubwo azakomeza, wenda amaherezo ibibazo bizakemuka, twongere tubane. Kugarura ibice by'u Rwanda byometswe kuri DRC. Ubundi ibihugu byose byemeye, nko muri Afurika byemeye imipaka yari iriho igihe byigengaga, ku buryo ntabwo igikomeye ni uburenganzira bw'abantu. Igikomeye ntabwo ari ukugenda dusubiza imipaka ya kera. Ngira ngo abantu banabigiyemo naho byarangirira, kuko kiriya kibazo ntabwo kiri muri aka karere gusa, kiri n'ahandi. Usibye ko aha ngaha ngira ngo ariho hari biriya bibazo byaturutse ku bukoloni bikakururuka, bikaba bituma hari abatotezwa, bakabuzwa n'uburenganzira bwabo bishingiye kuri iyo mipaka yaciwe icyo gihe. Ariko buriya tuvuga n'iby'abakoloni, ntabwo imipaka yonyine ariyo yateje ikibazo. Ikindi kiyongeyeho ni uko baje mu bihugu byacu nk'u Rwanda aha ngaha, bagashyiraho amoko atarariho, bakabiba amacakubiri, ku buryo bivamo ibintu by'urwango. Ari nabyo byatujyanye kuri jenoside, nayo ikambuka ikajya no mu baturanyi no muri Kongo. Ingengabitekerezo yayo ni ikibazo. Naho ahandi hari aho imipaka naho yaciwe uko babonye,
ariko ntibyazamo ibyo bibazo bindi by'urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside. Hano ikibazo ni uko babishye n'amacakubiri, bashyiramo amoko atari amoko mu by'ukuri, kandi bagambiriye kugira ngo bateranye abaturage babone uko babayobora, bajye banabasubiranishamo mu nyungu zabo igihe babona babikeneye. Ibyo ni ibibazo tugomba kugifatira muri rusange, tugume ngo ni imipaka gusa. Imipaka yo hari n'ahandi yaciwe kuriya, ntibyagira ingaruka nk'izi ngizi. Amasezerano yashyizwe umukono na DRC, abadepite babo ntibashaka kuyumva, bashigize inteko ishinga amategeko. Ibibazo cya M23 bakegeka ku Rwanda, ni imyumvire, ni ideology, ni ibyo ngibyo barimo, ntibashaka no kubyumva. Ariko buriya muri bo hari bamwe bajya mu byihise gusa, nabo bakagira icyo babivugaho, ariko batazi n'ibikubiye muri bene aya masezerano tuba tuvuga aha ngaha. Ubu ngubu nk'ariya tangazo rya Rwanda nakomeje kugarukaho, uko bimeze hanze wagira ngo ryategekaga ko M23 isubira inyuma gusa, ikava mu birindiro byayo, hanyuma RDC ikaza igasubira aho M23 yavuye. Ntabwo ariko bimeze. Icyambere, ntabwo RDC ari ikwiye gusubiraho M23 yavuye. Hari ingabo za East African Community zashinzwe kujya aho ngaho M23 yaba yavuye. Icya kabiri, harimo ibindi muri iriya tangazo. Harimo ikibazo cya za FDLR, harimo ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo, harimo ikibazo cy'ibiganiro bya politiki byashobora gutuma amahoro agaruka muri DRC ku buryo burambye. Ibyo byose birimo, ntabwo ari agace kamwe gusa ka M23 karimo. Ariko abanyapolitiki bo muri DRC babikora babishaka kugira ngo batere urujijo, banayobye ari abanyekongo ndetse n'amahanga, noneho n'ibihugu by'amahanga bikabigenderamo bigakurikira, ukumva ikibazo cyabaye M23 igomba gusubira inyuma. M23 ntabwo yasubiye inyuma, itariki yageze iki. None se itariki, niba ari amatariki ari muri iriya tangazo, na biriya bindi byose bifite amatariki, n'ibyo bya FDLR bifite amatariki, n'ibyo ngibyo ikibazo cy'impunzi nacyo gifite amatariki. Icyo nababwiye ni uko nibura kuri biriya byo gusubira inyuma kwa M23 byaratangiye, wenda ntibyarangiye ariko byaratangiye. Ibindi nta n'akanunu ko kugira ngo twumve ko hashobora kuba hari igitegurwa kugira ngo bitangire. Ni ikibazo rero. Ari abo badepite bagize inteko ishinga amategeko ba DRC n'abandi bayobozi ba politiki hariya, bamwe babikora nkana, abandi ababikora nkana ni guteza urujijo no kuyobya, kugira ngo abantu be kumenya igikwiye gukorwa n'ukwiye gukora buri kintu cyose. Ririya tangazo hari ibigomba gukorwa na M23 n'abandi, ariko hari byinshi byateganyijwe muri ririya tangazo bigomba gukorwa na guverinoma ya DRC. Niyo ifite byinshi igomba gukora. Ariko ikibazo kiriho uyu munsi, bo DRC muri iriya tangazo ifite ibyisabwa gukora, ariko uyu munsi yabivuyemo, ahubwo yabaye nk'aho ishinzwe gukurikirana abandi bagomba gukora ibiteganyijwe muri iriya tangazo. DRC ifite ibyibazwa, ntabwo ari supervisor, ntabwo ari bo bafite inshingano zo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ibiteganyijwe muri iriya tangazo. Ariko uyu munsi niko bimeze, ndetse basanga n'amahanga yabyemeye, yabigiyemo bashyigikira kwamagana u Rwanda n'ibindi. Bya genocide ideology mwagarutseho muri benshi, nibyo birakwirakwizwa, aho byaturutse murabizi. Hari ahubwo n'umudepite wibukije ko ibyo kwivanga mu bibazo by'u Rwanda kwa DRC byatangiye kera. Muri 1990 bohereje ingabo gushyigikira exfar kurwana na RPA. Niko byagenze. Ntabwo hari igihe bajya bavuga ngo ingabo z'u Rwanda zagiye muri
muri Zaire y'icyo gihe muri 1996 oya ukwiye gusubira inyuma byatangiye muri 1990 ahubwo Zaire yohereza ingabo mu Rwanda gushyigikira exfar ibyo bibazo buriya byari byaratangiye ideology yari ihari umuzi w'ikibazo rero honorable Barikana yabajije ni ibibazo by'imiyoborere muri DRC ni ibibazo by'imiyoborere n'imyumvire y'ubuyobozi buriho ituma ubuyobozi butita ku baturage ntiwite ku bibazo by'abaturage kuko ibibazo biriyo ubundi byabonerwa umuti DRC ntabwo ari igihugu gitoya ni igihugu kinini cyane ntabwo cyakagombye kuba gihangana uyu munsi no kuvuga ko abangaba atari abanyekongo ubundi cyagombye kuba gifite umugambi ahubwo wo gushaka abandi bantu abandi baturage bakwiyongera kugira ngo giturwe bihagije bishobore no kubagirira akamaro mu birebana n'ubukungu bwo kucyubaka ariko imyumvire ikibazo cy'imiyoborere kirakomeye kandi ntabwo ari icya none kimaze igihe honorable Mukayijore yavuze iby'impuruza harakorwa iki arega n'ubu nibyo turimo ariko hari uburyo bwinshi bushobora gukoreshwa muzi iminsi bumva n'impuzi z'abanyekongo ziri hano bamaze iminsi bandika batabaza bagira bate ariko kibabwira ko ikibazo cya ideology ikibazo cy'imyumvire cy'ingengabitekerezo kirakomeye uyu munsi ubajije muri DRC ibibazo bihari bishingiye bituruka ku ntambara ziriyo bakubwira ikibazo cy'abavanywe mu byabo n'imirwano IDPs nta na rimwe ushobora kumva bavuga ko hari n'ikibazo cy'impunzi zimaze imyaka irenga 20 mu bihugu bituranye na DRC ntushobora kumva banavuga ko hari n'izindi mpunzi zigenda ziyongera muri iyi minsi muzaba mubyumva mu minsi iri imbere abashyitsi bazabasura mu minsi iri imbere bose bazabereka abavanywe mu byabo n'imirwano yatejwe na M23 ariko ibihumbi byinshi ibihumbi 70 na bingahe biri mu Rwanda hashize imyaka 20 abandi biyongeyeho muri ibi byumweru bishize abandi berenza abo ngabo bari Uganda n'abandi bari muri Kenya ni Burundi ntawo bavuga ni nka byaye nimwavugaga by'ubwicanyi niba hapfuye abatutsi niba hapfuye abanyamurenge niba hapfuye abahema wagira ngo ni ibintu bisanzwe ntabwo byahururizwa ni ibintu bisanzwe ariko mwumvise ibyo bigeze kuvuga byacitse ngo hari abantu M23 yishe baba 50 baba 240 ingahe bukeye sinzi waje arateranya agabanyamo kabiri abonamo umubare uri hagati aho ngaho n'abatanga amatangazo ariko mwabonye ko kuva kira kibazo cyavugwa nyabona hitwa Kishishe mwabonye ko abantu bashoboye gutangaza amazina y'abantu baguye hariya niye mu 23 ari nayiregwa abandi bose bavuga 240 ingahe 140 ingahe iki buri wese ashyiraho umubare ashaka ubu igihe ibyumweru byose bishize habuze amazina y'abantu 50 muri babandi magana ngahe bavuga bapfuye ibintu bikaza bigashyirwaho ngaho bigacika isigaye igahurura amatangazo agasohoka ariko abandi ari abanyamurenge ari abahema abatutsi byarakiriwe byaremewe ni ibisanzwe ahangaha rero tugomba guhaguruka tukavuga tugomba guhaguruka tukabwira inzego bireba zose ibyo byose twebwe ntabwo dukwiye kuba mu bazaceceka kugira ngo turebere iki kibazo honorable Ntezimana yavuze bariya bagize M23 batangiye imirwano mu mpera z'umwaka 2021 icyo tuzi ntabwo baturutse mu Rwanda abo DRC yikoma n'u Rwanda kuko ifite impamvu za politiki ntabwo ari uko iyobewe ukuri nta nubwo ari uko
twananiwe kubereka ko abari bari mu Rwanda ariho bakiri, gusa ntabwo bashatse no kuza kubireba kuko bafite intego yo guharabika u Rwanda, yo gukoresha iryo zina ry'u Rwanda kugira ngo bagere ku ntego zabo za politiki. Dutekereza ko zishobora kuba zifite aho zihuriye n'amatora ateganyijwe muri DRC mu mpera z'uyu mwaka. Ibindi ngira ngo hari ibyagiye bibazwa nk'ibibazo, ariko nkatekereza ko atari igihe bibazwa, ahubwo ari n'uwakibajije yibazaga nawe. Kuki DRC tubahiriza uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda nk'uko bimeze mu bindi bihugu? Nicyo kibazo turimo hano nyine. Ngira nibwira ko atari igihe babazaga, ahubwo wabivuze nawe yibazaga. Ibyo bavuga ngo indege zo muri DRC z'intambara zemewe gukatira mu Rwanda, ngira ngo nibyo bivugira nyine. Hari amategeko agenga iby'indege, n'ubundi indege za gisivili zigenda hejuru mu kirere mu bindi bihugu, hejuru y'ibindi bihugu, hari amategeko abigenga. Ariko indege y'intambara yinjiye mu kirere cy'ikindi gihugu bikaba rimwe, mukabiyama, ntibavuge bati nyamara n'uburenganzira bwacu amategeko arabitwemerera, bikaba kabiri, mukabiyama bati bakicecekera cyangwa bati ntabwo twabikoze, kandi mwababwiye ko amaherezo bizagira ingaruka. Ntabwo ingaruka zaba ku bwa gatatu ngo bibuke ko hari amategeko mpuzamahanga bibemerera, usibye ko nta nahari. Ntayo, nta ndege y'intambara ivogera ikirere cy'abandi, n'indege za gisivili zigenda hari uburenganzira bujya bunasabwa. Buriya indege igiye guhaguruka igiye ahantu, hari uburenganzira busabwa, hari ukumenyesha iyi nzira igiye gufata, hari kugira ngo banayifashe bayiyobore aho inyura hose, cyangwa nigira ikibazo ibashe gutabarwa. Hari iby'indege z'intambara zinjira mu kirere cy'ikindi gihugu, umaze iminsi utuka, umaze iminsi ubwira ko uvuga ko kigutera, hanyuma bikaba rimwe bakakubwira, hanyuma byaba bwa gatatu byagira ingaruka ukazana yo kukatira mu Rwanda ngo biremewe. Ntabwo byemewe. Kuvuga ko bagiye kwihorera, ibyo bavuze byo hashize iminsi, bavuga ko bagiye kuza bakagera i Kigali bakagera bate, ibyo tuzabireba ubwo nibaza bazakirwa uko bazaba baje. Ibibazo by'imikoranire ya FDR na RDC nabivuze, ntabwo mbigarukaho. Ibyo perezida wa DRC yavuze ko bazafasha ababishaka gukuraho ubutegetsi bwo mu Rwanda, yarabivuze. Ibyo byose bikwereka gahunda. Ibi ngibi ni no kwemeza ya mikoranire ya FDC na FDR. Ni gahunda ubwo biriho kandi bifite n'icyo bigamije, usibye ko batazabigeraho. Ariko buriya avuga biriya yemeje imikoranire ya gavumenti ye n'imitwe yitwaje intwaro igizwe n'abanyarwanda zirimo FDLR. Sinzi n'ikindi kimenyetso amahanga ashaka kugira ngo abashe kubwira na gavumenti ya DRC gukora ibyo ikwiye gukora, cyangwa se ikore ibiteganyijwe mu masezerano muri iriya tangazo rya Rwanda. Kuki abavuga ikinyarwanda aribo batotezwa kandi DRC ifite imipaka? Ni ideology, ni ingengabitekerezo, kandi bifite n'aho bihuriye n'ubukoroni nk'uko nabibabwiye. Parliament yakora byinshi mu buryo bwa parliamentary diplomacy. Arega muri ibi tuvuga byose hari n'inteko z'amahanga zagiye zifata n'imyanzuro kuri ibi bibazo, ndetse ugasanga bavuze u Rwanda, bagize nibwira ko bitararangira, n'ejo mwakumva hari ibindi byaje, ko hari indege ya DRC yarasiwe mu Rwanda, kuko ni umuco nawo umaze gufata. DRC ni uguhendahenda, ni ukubyinirira, ni iki byose, ariko u Rwanda ni ukushakira ibyo rwakoze n'ibyo rwatekereje, ni byose u Rwanda. Ariko muri aba ngaba nongere mbisubiremo,
bakora amatangazo bavuga u Rwanda bagira bate, icyo bari bakwiye kuba bibaza cya mbere ni uruhare bagize mu mateka y'aka karere n'u Rwanda by'umwihariko. Wenda babyibajijeho baca bugufi, twaba bashaka gutanga umusanzu mu gukemura ibyo bibazo, bakaba baza mu rwego rwo kujya inama n'abanyarwanda n'abandi ibyo bibazo byagizeho ingaruka. Ariko dutongera buri munsi ibi na Rwanda ntabwo ari byo. Kandi nabo mu by'inteko ikwiye kumenya, iyo bakora biriya ntabwo ari uko ari amahoro baba bakurikiranye muri aka karere. Bamwe turabizi ni inyungu zishingiye ku bukungu, ku nyungu z'ubukungu, gushakisha resources muri aka karere, umutungo kamere, hanyuma igihe kikagera bati u Rwanda buriya rujya muri Kongo gushakayo amabuye n'ibiki byose. Amabuye muri Kongo imyaka yose Kongo imaze, ubu yaje mu Rwanda, hanyuma abo ngabo babitubaza bo singira ngo nibo bayatwara yose, ahubwo si bo bayasohoye kuva ibinyejana bingahe. Bafite inyungu rero z'ubukungu, zishingiye ku bukungu, bafite inyungu zishingiye ku guhangana hagati y'ibihugu bikomeye, uvuga ahangaha turahashaka natwe muhave. Hanyuma rero muri ibyo byose rimwe na rimwe bakumva ko bagomba gushimisha gukora ibyo ubutegetsi buriho uyu munsi bubasabye, cyangwa rimwe na rimwe bakanabyirwa bakavuga ngo bariya baratworohera, babihorera ariko ntibabihorere, ariko natwe bubahiriza uburenganzira bwacu, bubahiriza n'uburenganzira bw'abaturage babo. Ibyo byose ni ibintu biba bihari muri politics, bakakubwira ko hari ibyo bagenderaho bindi, ariko icyo bagenderaho cya mbere ni inyungu. Ibyo rero byose inteko igomba kubimenya, ndetse no mu kuganira n'izindi nteko zishinga amategeko na bene ubwo sesenguzi bukaba bwakorwa kugira ngo tubwire izindi nteko zishinga amategeko, cyane cyane zikunda kutwibasira, kuzibwira ko tubizi neza ikibagenza n'icyo bagambiriye.